Ndabasuhuje cyane nanone bahaye ikaze abakunzi bacu aho muherereye mu bice bitandukanye mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi. Ndagusaba kugira ngo kandi subscribe unyeganyeze n'ako kazogera nimba utarabikora. Tujye kuganira rero ibintu bishobora kugufasha mu gihe uhuye na stress cyangwa se umunaniro ukabije. Muri iyi minsi abantu bari bize, barahuze, bahugiye mu mirimo yabo itandukanye myinshi, bityo bigatuma bananirwa. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu bishobora kugufasha mu kuruhuka mu gihe wananiwe, ufite umunaniro mwinshi ukabije cyangwa se stress. Umubiri iyo nyirawo yawukoresheje cyane urananirwa rwose. Rimwe na rimwe umuntu ntabashe no gutandukanya umunaniro n'uburwayi. Ikintu cy'ibanze umuntu yakora mu rwego rwo kurwanya umunaniro ni ukuruhuka. Ariko hari n'ibindi bintu bitandukanye birwanya umunaniro. Mu gihe uvuye mu kazi kawe wananiwe, jya ugera mu rugo byibura ufata iminota 5 yo kuruhuka. Numara kuruhuka ujye muri dushe woge, kandi woge amazi meza akonje. Bizagufasha kuruhuka, bizagufasha kugabanya umunaniro wawe. Tugiye kurebera hamwe rero n'ibindi bintu ushobora kuba byagufasha. Nimara kuva muri dushe witunganyije neza rwose, jya ugerageza kuruhuka muri chambre yawe isa neza, itunganyije rwose, ishashe neza. Icyumba gisa neza nacyo kigabanya umunaniro, kiragufasha. Nk'uko tubikesha Le Figaro, hari umusemburo ukorwa n'umubiri witwa cholesterol ushinzwe guhangana n'ikibazo cy'umunaniro. Uyu musemburo unagira uruhare mu kongera abasirikare b'umubiri wacu ndetse ukanatuma umuntu adatakaza ibiro. Mu gihe wahuye n'umunaniro rero jya ugerageza kumva imiziki ariko idasakuza, slow, nyine indirimbo zigenda gakeya, zizagufasha kugabanya umunaniro rwose, zatuma umunaniro wawe ugenda. Umwe mu baganga rero b'inzobere mu bijyanye n'ikibazo cy'umunaniro ukomoka mu gihugu cy'Ubuyapani yatangaje ko umuntu wese wahuye n'iki kibazo byaba byiza yegera ahantu hari umuziki udasakuza kuruta uko wajya ahantu ha wenyine. Kuri abo bantu rero bakunda guhura n'icyo kibazo cy'umunaniro, bajye bagerageza gushyiramo umuziki uvuga gahoro, kandi babikore igihe cyose bagiye kuruhuka, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko umuziki ugira uruhare runini mu guhangana n'umunaniro. Ikindi kizagufasha, kunywa icyayi cya mukaru. Ubushakashatsi bwakozwe n'abaganga bo mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Londres bwagaragaje ko kunywa icyayi cya mukaru nabyo bivura umunaniro, ngo kuko icyayi cya mukaru kigira uruhare mu gufasha umubiri gukora wa musemburo cholesterol twavuze haruguru. Ibi ngo biba byiza umuntu agiye kunywa nibura igikombe cya mukaru nyuma y'akazi, mu rwego rwo kwirinda umunaniro ukabije n'ingaruka ziterwa nawo. Ikindi kandi mu gihe umuntu yahuye n'umunaniro ukabije, yafata shikarete agahekenya, nabyo bigabanya umunaniro ukabije. Ubushakashatsi bwagaragaje ko nk'umuntu uhekenya shikarete bigabanya 12% by'umunaniro ugereranyije n'utayihekenye. Abakoze ubu bushakashatsi kandi batangaje ko mu gihe ukoze ibi byose twavuze haruguru ntibigire icyo bitanga, wakwihutira kujya kwa muganga. Tugiye kurebera hamwe rero n'ibyo kurya umuntu ashobora kurya bikamufasha mu kurwanya uwo munaniro wiwe yagize mu gihe yavuye mu kazi kiwe, mu gihe yakoze ibintu byinshi bikamunaniza. Hari ibiribwa bifasha mu kwirinda umunaniro ukabije ndetse bikanafasha abantu bafite uwo munaniro bagasubira ku bihe bisanzwe. Anastasia Mukakayumba, impuguke mu mirire iboneye akaba n'umujyanama mu mirire, yatubwiye imirire yagufasha guhangana n'ikibazo cy'umunaniro ukabije. Muri ibyo biribwa rero harimo karoti, tungurusumu, sezame, imizabibu, epinari, imineke. Reka turebe rero ibintu ushobora kwirinda kurya. Ugomba kwirinda kurya ukarenza urugero. Kurya ukarenza urugero bituma amaraso ajya mu gifu n'imirimo yose y'umubiri ikareba ibyo mu gifu gusa, bigatuma ubwonko budakora neza, bigatera umunaniro. Ikindi gishobora kugufasha ni ukurya amavuta meza. Ntiwavuga ngo amavuta umuntu ayareke burundu, kuko ubwonko buba bukeneye amavuta kurusha ibindi bice by'umubiri. Mu kwirinda ko ubwonko bwabura amavuta rero, aho kwiyareka uhitamo ubwoko bw'amavuta meza. Urugero rw'amavuta meza atagira ingaruka ku mubiri kandi agufasha, kandi agafasha ubwonko, twavuga nk'amavuta ya sezame, amavuta ya elayo, amavuta ya amande, amavuta yo mu mbuto z'ipamba n'andi mavuta nyine meza musanzwe muzi. Ikindi ugomba kwirinda ni ukwirinda ibintu bihindura ibara mu biribwa no mu byo kunywa. Ibintu bishyirwa mu biribwa no mu byo kunywa kugira ngo bigire ibara ry'ibintu runaka, nk'ibintu usanga bishyirwa mu mitobe kugira ngo ise n'imitobe y'imbuto, usanga byangiza ubwonko kandi bigatera umunaniro ukabije. Ibindi byakurinda umunaniro ukabije rero ni ukunywa amazi ahagije.
ukirinda kurya inyama, ukirinda isukari iseye cyane, ikindi ukarya umunyu mukeya nyine uringaniye, ukarya amafi. Ikindi nko ku babyeyi konsa abana bihagije bibarinda umunaniro igihe bamaze gukura, mujye mwonsa abana neza cyane nyine. Icyitonderwa rero, abantu bakoresha mudasobwa cyane, abantu baba mu rusaku rwinshi, abantu bagira intimba ntibagire uwo bayibwira, baba bakeneye imirire iboneye yihariye ibafasha guhangana n'ubwo buzima babamo ubwoko bwabo, kugira ngo ubwonko bwabo ntibwangirike, kuko baba bafite ibyago byinshi byo kwangirika ubwonko. Ibyo rero twabonye byose hamwe ni ibiribwa bishobora kugufasha kurwanya umunaniro no kwirinda. Kandi subscribe, duhe like, share na comments. Mugire ibihe byiza aho muherereye mwese, mwirinda kunanirwa cyane, mugerageze kwiyitaho cyane, mugire ibihe byiza.